ariko nababanjirije. Reka mbabwize ukuri, nta muntu uzaturuka hirya ngo aze akorana ikintu n'ubuzima bwawe wowe ubwawe utari kwemeranya n'ubuzima bwawe. Ni wowe muhanuzi ukomeye ku buzima bwawe. Imana ntizakugeza aharenze aho ureba. Reka nkubwize ukuri, aguka mu bitekerezo. Imana izaguhoza amarira ikoresheje ikiganza cyawe. Imana izakugira ukomeye ikoresheje ibiri muri wowe. Ikibazo cyawe uri kubirebera mu bandi, nyamara nawe uri udasanzwe. Nashumbaga ahantu mbana n'umuhungu ufite amakuru yitwaga Manuel, akaba n'umuntu twitaga inzahari, ariko ngo akaba afite amakuru ko Imana yamubwiye ngo izamukorera ubukwe. Noneho rumva nyine rwari urusengero rwiyubashye, ruba rufite ibintu bya discipline ukuntu rugenderaho. Nababwiye ngo abantu bose bagira ukuntu bubatse amahame, nakugonga ujye wihangana. Singiye wakunyujije aho hantu, iyahagukiza hagukura. Tumwegereye tubwira umuhungu wari ushinzwe urubyiruko bahereza ibyifuzo by'amakwe ngo amwegere. Tise inzira ihe, inkwano irihe, ibintu birihe. Ati bibitse muri Yesaya 50:7. Araza aratubwira ati rega ibyo murimo byose uriya muntu yaravangiwe ni ba ADPR. Dukora inama, turamwicaza ubwo twiyemeye twamukanze cyane. Iyo umuntu nyine aguhatsa aragukanga, namwe murabizi mujye mwemera gukangika. Ijambo riravuga ngo umukene avuga yihonga. Niba utazi kwihonga birakureba. Ibintu twadukanye ngumva ngo yabahaye nanjye ayo n'amagambo yatuma ubwirirwa ukaburara. Niba uzi ko umuntu afite icyo akurusha, jya wiga kwihonga, kiguhereza ugenda urye, igihe nikigera nawe uzavuga nivogonye. Ndatangaye mbonye abakirisitu batari kuririmba. Twakuze tujya mu rusengero, twahasanze Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo. Kirazira gukuraho ikintu udafite ikindi kigiye kugisimbura. Igitabo cy'indirimbo mwagishyize hehe ko nta kindi mwagisimbuje? Ngirira umuntu mwegeranye ngo ugure Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo. Kandi ubu Imana iravuga mukumva mugataha. Uwiteka tubwire ngo ibi bihe tuzabikumbura. Ubu uratashye wongera ugura ibiro 2 by'inyama, waguze 1 kilo n'inusu, inusu ukayireka ukaguramo n'igitabo cy'indirimbo. Hari umuntu uratunyumvise? Hari ubwo mvuze nabi? Sawa. Aleluya, aleluya, aleluya. Ndashimira data buri ikintu Imana ivuze kiba kingana n'iki koze. Nicaye hariya, bundi ngewe umuntu wese avugana n'Imana mu rurimi yumva. Mfite uburyo mvuganamo n'Imana. Nagiye kumva numva haje ya ndirimbo y'Abadventiste ivuga ngo mu mihanda tugenda, urupfu turagendana. Ndavuga nise ibi bintu ni ibiki? Nahumbye ikaza, nareba ikaza, nagira gute ikaza, indirimbo ibindirimbo. Ndavuga ndanera ishyamba, ntago ndizi neza ariko sinzi byari byo. Ariko numva sinzi ikintu gikubise. Ndavuga nti indirimbo ivuye. Ndabyihorera buriya kuko Uwiteka ni uyoboye ikirere dukoreramo. Aleluya. Ndashimira Imana ko inkuye y'impanuka. Amena. Imana ihabwa icyubahiro, iri kugenda ituganiriza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abari hano kuva mu gitondo mwaganire n'Imana, abari hano kuva ejo mwaganire n'Imana, n'ubu turacyaganira n'Imana. Kandi urukundo dukundana n'Imana nta na rimwe ikiganiro cyacu n'Imana kizigera gihagarara. Sibyo? Aleluya. Hanyuma nageze hano cyangwa numvishe ngo mufite budget yo gukuraho. Nibyo terambere dufite mu mago yacu, tuba tugomba no kurigira ahangaha duteranira twisinzu twisihema ry'ibonaniro. Sibyo? None sano dusengera mwagize ngo nagomba gusa nabi. Niba saho tuba tuhakubura twashakira iterambere wagize ngo dusengeraho ntibikwiriye. Kandi akasa akabari ibintu bikorerwa ahangaha nibyo mu bwami bw'Imana. Sibyo? Aleluya, aleluya. Akakubwiriza ijambo ry'Imana
dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Ariko mbere yuko wenda mbwiriza, mama Fabrice ayigisha, hari amakuru numvise y'abana bo mu muhanda ngo bakeneye kuba mu nzu. Yes, basohoye mu nzu, sibyo? Ngo bariho 22 niko numvise. Buri wese agira ahantu Imana yamuhamagariye. Nigeze mbwira abantu ngo nuvuga ibintu by'ahantu utaragera, uzagerageza ubivuge gake. Hari n'igihe ushobora no kuzagerayo ukabura icyo uvuga. Buriya iyo avuga, hari igihe umuntu abyumva kumva ari ibintu bisanzwe. Sabo bana bo mu muhanda aza agahinda kabyo kuko yarahabaye. Turumvikana, sibyo? Umuntu navuga ibyo yabayemo, uzirinde kumupinga no kumukritika, kuko ibyo avuga arabizi. Nawe uzajya uvuga ibyo uzi. Pastor yatubwiye ngo ibyo utazi uzabibazwa kandi ubizire. Abo bana ndaguha amezi 2, ndaguha 50, ndaguha amafaranga y'amezi 2 y'abo bana. Ndayaguha terano rirangiye. Hanyuma ku bijyanye na hano, wenda kuvuga nta biganiriye n'umutware, ariko umugore wese abaza umugabo. Nzi uburyo dukorana n'uburyo tuvugana n'uburyo dukorana umurimo w'Imana. Twebwe nk'umuryango wa Rusagara turabaha 500. Uku kwezi kw'abanyeshuri kubanze kuvemo, ariko ukuzagukurikira ayo mafaranga nzayagushyikiriza uyatanga. Haleluya. Nta muntu wabibye mu murimo w'Imana ngo narangiza asarure nabi. Ibi mbabwira ndabizi, ntabwo ndi mukuru cyane, ariko ndi murumuna w'abakuru, ndi murumuna w'abakecuru. Nagiye mu rusengero ntaramera n'amabere, nayamereye mu rusengero. Ibintu byo mu rusengero mbiziho agace gato. Rata simbizi, urumva ntabiziho. Igihe cyose uzabiba ukabibira ahantu abapfakazi bagera bariraga bagaseka, ukabiba ahantu imfubyi zigera zigiye kwiyahura zigataha ziseka, ukabibira ahantu mayibo bigera ikakira ubutumwa bwiza igakizwa, ukabibira ahantu umuntu aza bamuroze baramuteje amagini n'amadayimoni akahava akize, ukabiba ahantu hakorerwa ibikorwa by'Imana, ukaba umufatanya bikorwa n'Imana, uzahora ufite ibintu wakira, kuko Imana itaguhera ubusa. Iyo iguhaye nawe ujya kubiba, si naho gusa, hirya yaho uzabibe no mu bakene, ubibe no mu baturanyi. Niba hari umuntu uzi akaba yifuza ikintu ufite, uzamurinde kugisengera. Igihe cyose uzi ko wagitanga ntugire icyuba. Hari umuntu unyumvise? Hari umuntu unyumvise? Iyo message wenda itambuke. Ministeri yanjye yitwa Gira Neza. Kugira neza no kugira ubuntu ntitukabyibagirwa. Umuntu wese atanga ibyo afite. Kubw'ineza nabonye nanjye nagiye kuyihereza abandi. Mu bintu bito cyangwa se binini nanjye nagiye kuyiha abandi. Irimo abantu bageze ku 29, hafi 30. Kera Imana yigeze imbwira ngo nguhaye itorero, ngo gushumba itorero ngo muri telefone. None umuhanuzi wari ubimpanuriye ndamureba, ndavuga reka aba bantu bazi neza ko twakuriye mu buhanuzi. Ubuse uyu wamubaza uburyo bashumbira itorero bakarishumbira muri telefone yabisobanura. None ngo barambwiye ngo yitwa Dawidi, ngo yabaga nimba ari mu ishyamba. Ndavuga ubu n'ubuhanuzi bwo mu ishyamba, n'ubundi abantu bo mu mashyamba n'ubu ngubu arimo arakabona mu rusengero, nta n'uwapfa kumuha ijambo, atangiye kunjyana iyaba ngo giye nzashumbira itorero muri telefone. Ntubugewe naragiye kwiga teoloji muri Kenya, nagiye kwiga ngo nzashumbire muri telefone.
numva ndababaye, numva arampfobeje, numva arantutse. Rimwe rero ngira intambara zikomeye cyane mu rusengero. Hano narindi ngira ibintu bingonga. Mujye mwitonda, mwaraje muza mu rusengero musanga urusengero rufite amahame rugenderaho. Ihame ry'urusengero niri kugonga, uzicara utuze, Uwiteka azaba ari ugukura muri iyo ntambara. Iyo wagonzwe uba wagonzwe. Ihame ry'urusengero rirangonga, ringongera ku mateka yaranze ubuzima bwanjye. Ringonze bari bampaye igiterane cy'icyumweru. Munagenda avuga ati muhaye Mutesi igiterane ngo aze kuvuga iki? Muramuha igiterane cy'abadamu, si umukobwa, si umugore, muramubwira ngo aze kwigisha icy'abagore. Numva ndagonzwe. Bon, bampamagara bihohora bati wihangane. Rero ati ukuntu bigenze, bati hari undi muvugabutumwa ku itorero baduhaye utari wowe, buriya tuzasenga. Ntimurakoze. Se bavuze ko hari ubuhamya bubi mfite. Se hari umuntu agire n'abati none se habaye iki? Aturumva nyine ngo hari ibintu biri kukugonga. Tonde, jya witonda mu rusengero. Kuba nta byaha ukora, hari ibintu biri kukugonga, jya wihangana. Birangonga, ndangije ndakomereka, umutima ushaka gucikamo kabiri. Ndagenda ndapfukama mbwira Uwiteka nti ubundi ko nagukurikiye ndi umwana muto, ibi bintu byose byambayeho utareba, kuki ngiye kuzira ibyago bakabyitirira ibyaha? Uruhare nagize muri ibi byago warunyereka basi ngo mpagarare nihane, ariko nge ndeka kuzira ibyago nagize. Ndarira ndarira, njya guteranira ahantu Sonatibe ku mupasiteri bita Diedone. Mpasanga ngo umuhanuzi nimba ngo yitwa Biresitaye arabwiriza, ngiye kubona baravuze ngo wowe ngo ngiye kubona mbona ufite mikrofone, ngo ufite umugozi, ngo wajya uvuga ngo umuntu akajya gukurura akakugarura, ngo wajya kwigira imbere akagukurura akakugarura, ngo mbona Imana ihaye marayika mikrofone idafite umugozi, ngira gufata iguhagarika ku gasongero, ngo ukajya uvuga isi yose ikumva, ngo kandi irambwiye ngo kuko wayiririye nturirire abantu, iguhaye kuvugira ku gasengero ukajya ubwira isi. Ibintu babikubisa ari bibiri. Rya mbere ni ugushumbira ngo muri telefone, kabiri noneho ngo ni ku gasongero ngo nkajya mbwira isi. None ikintu cyankomerekeje, ndashaka kubabwira ikintu cyatumye mvuga ibi bintu. Nakomerekejwe nuko icyo gihe nari ntunzwe n'agatuti, nari ntunzwe na 5 n'10 kagatike mujye muhereza abavuga butumwa, niko kari kantunze n'utwana twanjye. Icyumweru cyose nari kuvuga ni nzabagurira n'imyenda, nzabagurira n'umuceri, nzahita nishyura ibihumbi, inzu yashyiraga nimba ari 12, nzahita nishyura inzu, mbese mpita numva ndi boss. Bahita bantobera. Bukeye rimwe nza kwaduka, nyine hari ukuntu Imana ikwadura, ukafite ukuntu uri kubwiriza ijambo abantu bakarikurikira agakurikira. Nkajya numirwa mu biterane, ugasanga mfite ibiterane 4 ku munsi. Nkaza hano ngahita mbwiriza, nkahita mava, ngahita nkubitira kwa runaka, ngahita mva nkajya hariya. Ndavuga kugeza igihe umuhogo nangiye kujya nshira amaraso. Dr. arambwira ati rero nanaguhagarika kuvuga umwaka, ariko niba ari cyo kigutunze genda ugabanyijwe. Hakujya kugabanyijwe, ndagenda ndasenga, ngira Uwiteka ntumva nkubwire, abantu benshi banzi nk'umugore ukunda umurimo w'Imana, ariko si nkunda umurimo w'Imana, ahubwo nkunda ibyo nkubonamo. Biriya 5 n'10 nibyo mba nkurikiye ku gatuti. Rero uburyo nitanga hariya ntaho bihuriye n'urukundo nkunda umurimo wawe,
ahubwo mba ndi gushaka imibereho. Ndamubwira nti nta kuntu wampindurira ubuzima nkajya njya kubwiriza ngukunda ngukunze ariko ntagiye gushaka y'amafaranga kuko ari bw'umutima wanjye nzumva uruhutse. Abarabyumvishe ndigendera. Jya uvuga byose ku murongo uko bikugoye, burya ceceka yumvise. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Ndashimira Imana ko yumvishe. Ubu nuzuye amahoro atemba ava mu ijuru, yumvise kurira kwanjye asuka mu munezero. Ibyo birangiye mbwira Yesu nti waravuze ngo tuzagera ikirenge mu cyawe, mu ivugabutumwa ryawe naragukurikiye sanga wagiye gukora ibitangaza ukavuga n'ijambo ariko ugatanga n'imigati. None ko mbona njye ntaratanga imigati, ubu koko ngera ikirenge mu cyawe? Nti rero birashoboka yuko nshobora kuba naravangiwe. Niba ntaravangiwe nanjye mpivuga butumwa ritanga ijambo ry'Imana ariko rigatanga n'imigati. Arambwira ati nta kibazo, ibyo nabyo ndabishoboye. Ndamushimira. Naho gira neza yaturutse, nawe Imana ikubakira amateka y'ibintu bigiye guturukamo ibintu byawe. Haleluya, haleluya. Ndashimira Kristo ko yampaye ivugabutumwa ritanga umugati mu buryo bw'umwuka rigatanga n'umugati mu buryo bw'umubiri. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana. Ubwo buhamya nabwo buramaze bwari bukwiriye, sibyo yemwe? Buriya mujye mwitonda ku bintu bivugirwa aha. Nta jambo na rimwe ry'impfabusa umuvugabutumwa ajya avugira ku gatuti. Ushobora no we kurisuzugura. Urumva umuntu ashobora kuza ngo Imana ngo yampaye ifiriti, nkavuga ko se noneho umuntu wicaye mu itana atari guse nkuriya ari kuvuga ifiriti, turi mu gihe cy'ifiriti, nyamara hari inyuma hari umuntu uri kuvuga Nyagasani Uwiteka najya uzampa ifiriti. Rero abantu twese ntitureshya. Umuntu najya agana navuga ujye ukuramo ibigukuriye n'ibikureba, ibitakureba ubireke, bifite ba nyirabyo. Haleluya, haleluya, oh haleluya, amina. Reka ibyo utazi bibaho. Reka dusome ijambo ry'Imana, reka dusome ijambo ry'Imana. Ibyo utazi bibaho. Nese ubwo wari uzi ko abantu bavuga ko nkunda umurimo w'Imana ntawukunda ndi kwishakira bitanu biwuturukaho? Ukuntu nabwirizaga we ngasaranga kubitaranga kubitarata umukozi Imana Mutesi atashye yaba agiye mu ijuru ryahe ko nashakaga ibirayi byo gutunga Daringe na Darirene. Ariko ndashimira Kristo ko yabonye ko ndo kwizerwa akangabira umurimo. Amen. Noneho nkajya mbona ukuntu abavuga butumwa nyine muduhamagara muti mubwira abantu bitange. Basimbwira Imana nujye umbabarira, uzambabarire umpe kujya mbwira abantu kwitanga ariko nababanjirije. Reka mbabwize ukuri, nta muntu uzaturuka hirya ngo aze akorana ikintu n'ubuzima bwawe wowe ubwawe utari kwemeranya n'ubuzima bwawe. Ni wowe muhanuzi ukomeye ku buzima bwawe. Imana ntizakugeza aharenze aho ureba. Reka nkubwize ukuri, aguka mu bitekerezo. Imana izaguhoza amarira ikoresheje ikiganza cyawe. Imana izakugira ukomeye ikoresheje ibiri muri wowe. Ikibazo cyawe uri kubirebera mu bandi, nyamara nawe uri udasanzwe. Haleluya, oh haleluya. Sawa, kadusome. Ubwo utegereje undi muntu ntawe, ni wowe ubwawe. Imana irashaka kubyemera, ukabyemera ukavuga utuwite nasanze ari njyewe, ni njyewe ndahari. Ibi bintu umunsi uzabyemera Imana izakubyazamo ikintu kidasanzwe. Tuvuga uti koko se uzi ko yari nge koko? Ngirira abantu babiri ngo ni wowe, ni wowe n'ukuri. Ubuyobozi bw'itorero bwanyizeye bukantumira, Imana ibaha umugisha. Mama pasiteri yavuze ngo ajya areba imijugujugu bantera
ubuzima bwanjye butarimo intambara bwaba ari ubusanzwe. Kimwe mu bintu binyereka ko hari ubwami mbangamiye ni zimwe mu ntambara mpura nazo. Niba isi yose iri kugukomera amashyi ukaba udafite abakurwanya, ufite ikibazo. Ibintu urimo, ibintu ukora bigomba kugira ababirwanya, bigomba kugira amabuye. Arya niyo atuma utirara, arya niyo atuma utera imbere, arya niyo atuma usenga, arya niyo atuma buri munsi ugira ishurirwa ry'uburyo ugomba gukoramo ibintu. Haleluya, haleluya. Igikuru ni uko ahantu uri Imana ihagushaka. Ngewe nkuye amakuru hano, umva mumbabare ndashaka kuvuga tuti nitahira namenya amakuru y'uko Uwiteka ngo agiye kumamiriza imbere y'isi. Ibi bintu mwabyumvise? Mumbabare ndashaka kwitahira nkajya iwanjye ntaragira ikintu murana cyo ngo gihungabanye ibi bintu. Ndashaka kugenda nkabanza nkavugana nawe. Data wa twese arabivuze, ntasaba inkunga, nta uzamubuza, nta uzamukoma mu nkokora, n'uwaba n'uziyahura azapfa. Igikuru menya amakuru ngo ko agiye kunshyigikira kandi nkamubona ahantu nkorera kuri tele ahantu yampagaritse. Mwitonde, kambwirize ntahe i Masaka kwa Rusagara. Ndashima Imana ko nawe nsigaye mafite mataha, hari igihe ntari mafite. Ibyo byose rero mu bintu bigize amateka ya Mutesi, ariko ubu naje kuvuga ya Yesu nubwo ndi kuyavugira muri jewe. Luka 18 kuva ku murongo wa mbere. Haleluya, haleluya, haleluya. Haranditse ngo umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati hari umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera. Namwe niko handitse ngo agira gute? Sawa. Amara iminsi atemera, ariko ahageze aribwira ati nubwo nubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora azi iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arabaza ati ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo zihitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Naje kukubwira ngo nushaka gukora ibintu bikomeye ntuzite ku mubare wa benshi byananiye. Abantu bari inyuma babyumvise? Reba umuntu mwegeranye mu cyubahiro cye kandi kimukwiriye, umubwire ngo nushaka gukora ibintu bikomeye. Urabimubwiye? Okay, ongera umubwire ngo nushaka gusengera ibintu bikomeye. Ongera umubwire ngo nushaka gutekereza ibintu bikomeye. Ongera umubwire ngo nushaka kugera ku bintu bikomeye. Ongera umubwire ngo nushaka kugira inzozi z'ibintu bikomeye. Ntuzite ku mubare wa benshi byananiye, kuko wowe ntabwo uri abandi. Sawa. Haleluya, haleluya. Nushaka gukora ibintu bikomeye, nushaka uri no mu gihe gikomeye, uzihangane ngo uhaye password. Ntuzite ku mubare wa benshi byananiye. Nimushake mwe munganya amashuri, munganya imyaka, munganya imiruho, munganya ibibazo, munganya ubukene, ntabwo uri abandi. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo ni umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Ibi bintu ni Yesu Kristo wabivuze.
ngo yajyaga agendana n'abigishwa bakagerana akababwira ati umunsi umwe umuntu yavaga i Yerusalemu ahura n'ababisha mu nzira, baramufata baramukubita bamugirira nabi, n'ibintu bye barabimujyana. Haje runaka arigendera, haza runaka arigendera, agasoza baza ati ubwo mugenzi w'uwo muntu ninde? Akagenda akongera ati umugani w'akabuto ka sinapi. Akongera akagera ahandi ati umunsi umwe umubibyi yabibye imbuto, zimwe zigwaha izindi zigwaha. Igihe cyose Yesu aca imigani yabaga afite message ashaka guhereza abigishwa. Aleluya, aleluya. None igitondo kimwe abona nubwo yabigishije gusenga ariko ntabwo basobanukiwe amakuru y'isengesho, ntibazi imbaraga z'isengesho, ntibazi uburyo rihangara, uburyo rirema, uburyo rishyiraho rigakuraho rigapapapa. Haravuga ati buretse gatoya, ngo arabegera. Bibiliya yambwiye ngo abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibagire gute, ntibagire gute. Ndashaka iteraniro ryose musubiramo iri jambo, ntibagire gute, ntibagire gute. Nturambirwe nanjye sindambirwe, nimumfashe tuyitegereze. Impamvu yaravuze gusenga iteka nuko umukristo n'isengesho ni nk'ifi n'amazi. Ubuzima bw'umukristo bubitse mu gusenga. Iyo ifi ivuye mu mazi irapfa, iyo umukristo adasenga arapfa. Mu gusenga niho habitsemo buri kintu cyose ushaka ku Mana. Iyo turebye meaning, iyo turebye igisobanuro cyo gusenga, gusenga Yesu yigisha abigishwa gusenga, yavuze ngo nimusenga mujye muvuga. Gusenga ni ikiganiro kiri hagati y'umwana n'umubyeyi, kuko ngo nimujye muvuga ngo data wa twese. Noneho nta muntu n'umwe mushobora kugirana iterambere mutaganira. Iteraniro ritaganira, itoro ritaganira, wapi? Urugo rutaganira, wapi? Fiyansaye itaganira, wapi? Nturebe uriya muntu uvuga ngo inigango n'umujama, buri ikiganiro baba kimereye nabi. Ibintu urimo n'abantu niba mutajya mugira dialogue ngo mubiganireho, abanyamasengesho, korari, abaterankunga n'abinginzi, niba mutagira ibiganiro, ibyo bintu nta buzima bifite. Bibiliya igaragaza isengesho nk'ikiganiro gihora hagati yacu na papa. Niyo mpamvu mu gusenga niho ibintu biridukira, niho ibintu bisenyukira, no n'ibindi byubakirwa. Mu gusenga iyo umwana agirana ibiganiro n'umubyeyi ahinduka mushya buri munsi buri munsi buri munsi. Gusenga n'iteka, gusenga si mu iteraniro gusa, gusenga bihinduka ubuzima ku buryo umera nk'uri kubuhumeka ahantu hose uri, ukaba ufitanye ikiganiro n'Imana. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Muririmbyi yuzuye umwuka wera aravuga ngo mu gihe cyo gusenga, igihe umuntu yisi cyo gusenga, nubwo cyaba icy'umunota umwe, nubwo cyaba icy'iminsi 5, nubwo cyaba 20 na 40, nubwo cyaba icy'isaha, ariko ari igihe cyo gusenga. Gusenga mu byubahe, we gusenga mu byubahe. Aravuga ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi. Umuntu ari mu matiku ntakomanga, umuntu yari kwiganyira ntakomanga, umuntu yari muri ibi n'ibi ntakomanga, umuntu akomanga ari mu gihe cyo gusenga. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Bibiliya yambwiye ngo mu mudugudu Yesu yavuze abantu babiri. Yavuze umucamanza, avuga n'umupfakazi. Ubundi iyo turebye muri Bibiliya, aha hari abantu bakuze muri ibi bintu,
Bibiliya yita nde umucamanza utabera? Ninde mucamanza utabera muri Bibiliya? Ninde? Sawa. Aravuga ngo hariho umucamanza mu mudugudu umwe. Mwumve icyo bita umwirondoro we, ngo ntiyubahaga Imana, ntiyitaga no ku bantu. Mu yandi magambo yari yaratanze itangazo arandika ngo sinubaha Imana, sinita no ku bantu. Byari bizwi, ba runaka bagiyeyo bararisoma basubirayo, abandi bagezeyo bararisoma nabo basubirayo, bagenda bagasoma bagasubirayo, kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ngo muri uwo mudugudu harimo umupfakazi. Umupfakazi ni umugore utagira umugabo, sibyo? Bibiliya iravuga ngo kwifuza k'umugore guherera ku mugabo. Noneho umugore udafite umugabo ni ukuvuga ngo nta kintu aba afite. Ariko noneho Yesu yigaragaza nkaho ari byose, kuko ijambo riravuga ngo iyaduhaye Yesu izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Aleluya, aleluya. Bibiliya irambwira ngo muri uwo mudugudu wa mupfakazi agira ikibazo gikomeye, abona nta wundi murengezi usibye uwo mucamanza. Ariko agiye kureba icyo biri kuvugwaho muri karitsiye, asanga abantu bose bagiyeyo barakomanga ntiyakingura, yarabahakaniye, arahakana, ahita avuga ati bya bintu birakomeye. Buriya Satani ni umubingwa mu bintu bye, ni umubingwa cyane. Araza akakubwira ati ariko bintu urimo ubundi urabizi, hera kuri nyogosenge, ibi yarabishoboye. Hera kuri so wanyu, jya kuri nyokorome, muzi kwiyemera, mwishyizeho. Hego uri mu masengesho ngo urimo urasengera ngo kujya he, ngo ibiki, ngo kubiki, ngo uri gusaba Imana iki? Ego ibi bintu urimo se, ba bakobwa mwiganye ntago ubibuka? Abapasiteri bagenzi bawe mu mujyi wa Kigali ntago uko babayeho? Bakireka kwiyemera, mbese akakuzanira liste y'abantu bananiwe, abahombye, abatarabigezeho, abashenye ingo, abatarabyaye, ababuze akazi, abakene. None uhita usura amakuru namwe ubwanyu mwirirwamo, muri iki gihugu nta kigenda, shaka zikarabuze, je baba wesha, umva ibintu nta kigenda. Urumva ayo ni amakuru ya Satani, kuko ubundi amakuru ava mu ijuru nta twemerera kwiheba, kuko turi abana bafite umubyeyi. N'ijambo niritwemerera kwiganyira. Ariko Satani nitwo tuntu n'umubingwa, araza akajya kubitamo ako kana tuza amakuru yo ku isoko, agahita zati kwa nyogosenge uko byagenze, ati muzahana umuceri ugeze, reka mbabwire uhende uhenduke. Kuri iyi si nta bari wanandikiye Imana ngo ihanzane, nta niyo nzahandikira ngo ihankure. Simfite ubwoba bw'ibihe n'iminsi, kuko ubigena turaziranye, ni papa. Byahenda afite uburyo azashoboza nkabirya, byagura make nzabirya, byagorama nzabaho igihe cyose Imana yemeye kombaho. Ibindi byose ni inkuru z'abadayimo. Arangije kajya mubwira tumva, yaya ubwo rero nawe byibuze niyo umugabo waza kuba ariho yakabanje kujyayo, yarangiza akavuga, akaba ari iki kibazo gikemukiraho. N'abagabo babiri bari kuganira, se nkawe umugore byogeye ngo umupfakazi hari ahantu wakura yiki, ati umudamu we niyagiyeyo bikanga, ba bagabo bakomeye duturanye nibagiye bikanga, abanyamafaranga nibagiye bikanga, nta cyubaha Imana, nta kinita no ku bantu. Pfakazi ngo aratekereza, nushaka gukora ibintu bikomeye ntuzite ku mubare wa benshi byananiye. Isengesho uzasenga ugakorerwa igitangaza kitakorewe abandi, ni isengesho ririmo kwisobanukirwa, kumenya identite yawe, kumenya kavukire yawe. Turi abana b'Imana ishobora bingahe, irangiza bingahe, irwanya bingahe, ikubita bingahe. Aratekereza, aravuga ati ariko ndabyemera bagiyeyo, katwemere ko na liste bagiye ihari,
ariko arebye neza asanga we ntabwo ariho. Iyo wiri kuvuga ngo ingo z'iki gihe ngo ubugiye ngo sinzi niba nzashaka, urwawe rurimo? Wigeze ushaka? Abakobwa b'iki gihe ngo ntibakitwemera, barakwanze nawe se muba banze nawe urimo. Ibintu wirirwamo si ibyawe ni iby'abandi, ntabwo uri abandi. Buri wese afite dosiye ye, afite igitabo cye. Ntabwo igitabo cyanjye ari cyo cyawe. Satani yikubeshya. Uri umuntu Imana izandikaho amateka ye atandukanye n'ay'abandi bananiwe. Kandi ntabwo abantu bose bananiwe, dufite n'ababishoboye. Abantu bose ntabwo batsinzwe, dufite n'abatsinze. Wikwemera ibiganiro Satani azana mu matwi yawe, gerageza umubwire uti muri Yesu twaratsindishirijwe. Niba na mwene wanyu nta na mwene wanyu ufite wamuratira, hita ugenda wihenge kuvuga utumva abamwemeye bose bakizera izina rye, yabaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ndi umwana w'Imana, twaratsindishije. Haleluya, oh haleluya. Umupfakazi ngo ahita atekereza, aravuga ati n'iby'umugabo ntawe uhari, simfite n'ikindi cyandengera, ariko ntabwo ndabandi. Abo yahakaniye ntabwo ndimo. Nta soni koko wanze gucururiza kuri iriya seta ngo ugiye wese arahomba, wowe se uri abandi? Ninde wakubeshye ko ibihombo bya Mutesi bihwanye n'ibihombo byawe? Haguruka uhagurukane n'umugambi w'Imana. Uwacu yavuze ngo n'imbaraga ziri mu mugambi w'Imana. Haleluya, haleluya. Ndakwinginze haguruka ukomange ku mutima uvuge ngo ntabwo ndabandi. Haguruka ukomange ku mutima wature cyane ko utari abandi. Vuga ngo ntabwo ndabandi. Ungera uvuge ngo sindabandi. Tita la conebo, plasha limanda ne kotrae destanseba. Tito kita ene de fadeba. Ndakumva cyane Mana muri iri teraniro. Mva mubwire, nushaka gukora ibintu bikomeye, ntuzite ku mubare wa benshi byananiye. Haravuga tumva abagiyeyo bakabahakanira ndabazi, ariko si jyewe. Kuki wishyira kuri liste Imana itagushyizeho? Kuki wishyira ahantu Imana itagushyize? Devil is a liar. Satani numubeshyi, numugome. Gitondo kimwe yigeza mbeshya, uzi kwangwa n'umuntu umwe, Satani akakubwira ko isi yose ntawe ugukunda. Ndagenda nkajya nkirirwa nicaye ahantu mu kazu ndira, babarengirene tata we. Ndagenda mita wa mugani wa Theo, agahinda kambera inshuti, umubabaro mbera umuturanyi, maganya mbera uburiri, shava mbera ibiryo, nibera muri iyo famiye. Nkajya nicara, impfubyi yari yarambeshye sha, yarambwiye ngo isi yose iranyanga. Satani ibaze kwangwa n'umuntu umwe ugahita ubona ko isi yose ntawe ugukunda. Tata we, none njya kubona pastor ndagukunda, pastor ndagukunda, ngahita mvuga ni devil is a liar. Ndasaba Imana nabonye ngigukorera ikintu kimwe, umenye ko Satani ari umubeshyi. Arabeshya, yarakubeshye. Wemerewe kwishima, wemerewe kubaho, wemerewe kunezerwa. Yaragushutse n'umubeshyi. Yitwaje liste y'ibyabaye ku bandi, arayikuzanira, arakubwira ngo umva nawe bizakubaho. Afata ibyakubayeho mu gihe cyashize, yirengagiza ko iyo turi muri Kristo Yesu tuba ibyaremwe bishyashya. Araza yigukubitisha buri munsi, ntabwo ukiri wa wundi, hari undi wabaye we muri Kristo Yesu. Mugore aravuga tumva,
bamubona karaba nanjye ngira ngo iyo tuba duturanye kera ntarizera niko mugani ko kumva niko runa nawe umupfakazi nabubatse bafite famiye bashingiwe ingo zihari ngo bubatse tente harya sibyo byaranze n'abafite bene aba minister byaranze n'abafite bene aba general byaranze niko runa hari ugiye gukora yiki arangije ngo agira gutya ashyira ibiti mu matwi inkuru yose imunaniza ayitesha agaciro igihe cyose ucyumva inkuru zikunaniza buri munsi wakira ibyo ugaburira ubwonko bihinduka ubuzima bwawe ibitekerezo bihinduka ubuzima bwawe kuko uko umuntu atekereza niko abari uwo ni we wowe ntugire ngo hari undi munsi najyaga nirirwa mvuga ngo niteguye gupfa Imana izanyure nta wundi mugisha mfite nta n'uwo ntegereje narwaye umutima rwara umutwe udakira Gatsinga akajya avuga ati uyu muntu ageze kuri 4 nagera kuri 2 arapfa ibintu watura nibyo ubamo nibyo wowe ntabwo bizajya kure yawe ariko umunsi inkuru nziza yangeragaho ko dusenga Imana ihindura amateka Imana yandi mahirwe Imana n'umubyeyi utari umugome Imana izi ibyo abantu batazi Imana izi umubabaro wawe Imana izi ko ntacyo utakoze Imana izi ko wagerageje bikanga Imana izi ko watsinzwe nk'umwana ikaba yagutsindishiriza umunsi namenyaga iyo nkuru ubuzima bwanjye bwagiye buhinduka nkajya ngera kubabaye nkamubwira ni ukuri Imana itanga ibyishimo haguruka akankurikira nagera kuri hari uryamye hasi nkamubwira ni Imana itanga ubuzima ava mu gahinda akankurikira haleluya aravuga ati ngiyeyo shyira ibiti mu matwi uhereye none inkuru yose ikunaniza ni inkuru ituruka ku mubi ntabwo Imana ari umubyeyi mubi ku buryo yatanga inkuru mbi ku buzima bwawe ngo uzizere nurangiza watura ibintu bitari byo ubihe n'abana ubihe n'umugabo ubihe na so na nyoko ubihereze n'abakobwa mungana n'abasore mungana utangira ube umufatanyabikorwa na Satani wuzura inkuru z'ububeshyi ujye uvuga ibintu by'ahantu utaragera aravuga ati ngiyeyo gusenga iteka ntibagire gute ngero niga muri segonderi hari umugabo watwigishaga isomo ry'ikinyarwanda ngo cyitwa ikidanago buriya kurambirwa mureke mbabwire icyo kurambirwa bivuga ubundi nta muntu urambirwa baringa nta muntu urambirwa ikidahari oya umuntu wese arambirwa icyo yizeye cyangwa yijejwe ategereje igihe cyangwa asabye igihe akaba yaracyemerewe ariko kigatinda muri Yesu twemerewe ibintu byose byiza ariko ntabwo tubibonera rimwe abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe ubu nje kubigisha gusenga ariko iyo umuntu asenga afite icyo ari gusaba ningirirwa ubuntu nzaza kubigisha gusenga iyo umuntu asenga asengera ibyo yahawe agira ngo Imana imuhe uburinzi n'ubwenge bwo kubibamo cyangwa gusenga ushima ahangaha ryari isengesho ryo gusenga ufite ibyo utegereje ku Mana mvuga ngo muri Yesu harimo ibintu byose ariko tubihererwa igihe noneho kurambirwa n'igihe nkubwiye nti rero fata aya mazi nk'ikimenyetso ngiye hariya muri etaje ya 7 ningaruka ndakemura ibibazo byawe ni ukuvuga ngo umuntu ntahaye aya mazi ntabwo yantegereza kuko nta sezerano dufitanye hari umuntu uri kunyumva barize umwegeranye ngo hari amasezerano mufitanye sawa Mana ishimwe ko ahari noneho ubu twese usanga buriya yavuze kuri Aburahamu yahawe nzayimana ariko ibanzirizwa n'ibindi bintu yabanjijwe na va ikurikirwaho na siga hajyaho jya
hakurikiraho nza. Va mu gihugu cy'iwanyu usiga bene wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguha umugisha. Haleluya, haleluya. Noneho ahagurukira muri nza. Sibyo twese nituyifite, hagira ibeshye yongera mvugeho. Mwumvisha amakuru? Nza nayijyanye mana yawe, arayihagurukana. Sibyo twese rero turayifite. Nzakurwanirira, nzakwiyereka, nzakuneshereza, nzaba imana yawe, nzakuvuma, nzamuvuma. Urimo murabyumva neza? Vugira ngo nza, ngira vuge ngo nza. Sawa. Noneho njyewe ngiye ngatinda, abantu bashobora kuza bakatari kutegereje ati Pastor Mutesi, bate bakicara nabo. Mana yanjye we nzakunambaho. Ariko nubwo baziririmba nta kintu navuganye na. Sibyo? Bari kugendera kuri uyu muntu iruhande rw'uyu muntu. Saa sita zigere, saa saba zigere, batari koko mwavuganye. Tise koko ntawe twabonye. Mutesi mwavuganye? Twavuganye ari muri etage ya 9. Saa munazi yatuva nkubwire. Ni we mwavuganye, reka twigendere. Hava kuko zikafite n'ikimenyetso, afite ikintu twavuganye na mwiri gije. Haleluya, haleluya. Afasha arica yarakibitse. Ikibitsanyo ni ikintu namuhaye, ariko kizimburwa n'icyo ndi bumuye. Twese ni udafite ikibitsanyo, ikibitsanyo turagifite. Haleluya, oh haleluya. Ikimenyetso cy'umwuka we yakimaye wingwate, nicyo kinyemeza ko nauka uruwaye. Tugumane mwami, haleluya, mwami bariza umuntu mwegeranye ngo ubundi niki kikwemeza ko Yesu azagaruka. Oya tubwizanye ukuri, njyewe utabizi ndahita muha amakuru. Mfite amakuru, mbajya babwire. Mfite amakuru ibyo shitani yakora byose. Mfite amakuru, sinyatire y'ayo makuru. Sinyatire y'amakuru ni amaraso ya Yesu Kristo. Haragira tumva ntimuhagarike imitima ya izera Imana, nanjye munyize. Ndagiye ariko nimuhumure, ntabwo nshobora kubasiga nk'imfubyi. Hey data wa twese we, Satani ajya yibeshya ko turi twenyine. Haravuga ati nimara kugenda nzaboherereza umwuka wera. Mwumva amakuru, uwazabana namwe ibihe byanyu byose, kandi azabibutsa ibyo nababwiye byose. Gusa umwuka wera namaze kunyibutsa ko nemerewe kurengerwa n'Imana. Muzi impamvu umuhanuzi avugira mu iteraniro akavuga ngo nimuhagarike imitima, ndabakunda kandi Yesu yarabivuze? Nuko umuntu aremanywe kwibagirwa. Azabibutsa ibyo nababwiye byose, sibyo? Ahita avuga ati mwumve, ndagiye mu rugo rwa data hari amazu. Sha iyaba adahari do nukuri adahari, nabyo mba mbibabwiye. Ariko nukuri ngiye kubategurira hanyu kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Haleluya, tera haleluya, ndakwinginze we.
icyo nicyo gituma ubona umuntu asenga bakamuha pirive bakamusohora kavuga ati n'ubundi aha ntago ari iwacu, n'ahantu ndi kunyura ntaha, iwacu hari amazu tuzabamo batatu badafite ba nyirayo, agahura n'ibyago n'amakuba akavuga ati ariko n'ubundi hasi iwacu n'ahantu ndi kunyura ntaha. Isi tuyitambukamo ntabwo tuyibamo, ntabwo tuhatuye, n'ahantu turi gutambuka. Haleluya. Ayo makuru niyo atuma tutihera, niyo atuma twisiga tugacya, niyo atuma duhamya ko ari umwami, nuko dufite amakuru yatwibwiriye. Abantu bafite amakuru nibavuge ngo haleluya, haleluya, haleluya. Nashumbaga ahantu mbana n'umuhungu ufite amakuru yitwaga Manuel, akaba n'umuntu twitaga inzahari, ariko ngo akaba afite amakuru ko Imana yamubwiye ngo izamukorera ubukwe. Noneho rumva nyine rwari urusengero rwiyubashye, ruba rufite ibintu bya discipline ukuntu rugenderaho. Nababwiye ngo abantu bose bagira ukuntu bubatse amahame, nakugonga ujye wihangana, si ngewe wakunyujije aho hantu, iyahagukiza hagukura. Tumwegereye tubwira umuhungu wari ushinzwe urubyiruko bahereza ibyifuzo by'amakwe ngo amwegere. Tise inzira ihe, inkwano irihe, ibintu birihe? Ati bibitse muri Yesaya 50:7. Araza aratubwira terega ibyo murimo byose uriya muntu yaravangiwe ni ba ADPR. Dukora inama turamwicaza, ubwo twiyemeye twamukanze cyane. Iyo umuntu nyine aguhatse aragukanga, namwe murabizi mujye mwemera gukangika. Ijambo riravuga ngo umukene avuga yihonga, niba utazi kwihonga birakureba. Ibintu twadukanye ngumva ngo yabahaye nanjye ayo n'amagambo yatuma ubwirirwa ukaburara. Niba uzi ko umuntu afite icyo akurusha, jya wiga kwihonga, kiguhereza ugenda urye, igihe nikigera nawe uzavuga nivogonye. Twamukanze cyane tuti tubwire, nizere ko message bitambutse neza. Sawa, amakuru umuntu arayakenana, urabwirirwa ukaburara, wambara ubusa Imana yarakubwiye kuzambara, barakwanga Imana yarakubwiye kuzakundwa. Mwitonda amakuru umuntu ayararana ubusa, akayafunganwa muri gereza, agahura n'ibyago n'amakuba, ariko ya makuru niyo amuvana hahantu ari. Haleluya, oh haleluya. Turamwegera cyane, ubwo ngo nanjye nyine ngo ndi umushumba, umuyobozi w'itorero. Ariko Manuel baramubaza, Manuel twumva arangiye atakugiye mbabwiza ukuri, ibi bintu byose murimo mumbaza bibitse muri Yesaya 50:7. Ubwo abadiyakoni nyine baba ari abakire batazi naho n'ibyari byo nibihanditse, ahantu ubundi handitse ngo iki, hariyo famiye ye, hariyo sekuru, hariyo nyirakuru, hariyo umunani we, hari iki. Tugiye turasomye haranditse ngo kuko umwami Imana izantabara. Nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso yanjye akamera nk'urutare, kandi nzi ko ntazakorwa n'isoni. Sibyo? Niko handitse. No mu Gifaransa ho haravuga ngo Carles vers Seigneur Mesecule lui-même, ubwe nta yandi maboko akoresheje, nta wundi bafatanyije, ni uzantabara. Murabyumva neza? Okay. Arangije araritubwira. Biragoye kwigisha umukristo kwizera ukazajya kurwana no kumuvanamo kwizera wamwigishije. None umwitegereje mitamwe nta muryango buri kigoryi. Ni kigoryi. Umva, aho uzasanga umukobwa wubaha Imana, ujye wirinda mu kumuvogera. Niba ari umusore akaba yubaha Imana yacu, we kumusuzugura ngo nuko ari umukene. Niba ari umubyeyi wubaha Imana, we kumusuzugura ngo ubona nta mibereho afite. Niba ari umugabo wubaha Imana, we kumusuzugura ngo nuko yapfakaye. Ijambo ry'Imana rimwita umukiranutsi bene nk'uwo, kuko aba yarababariwe ibicumuro bye. Nta wumuvuma nta muvumo wamufata, burya nta n'umuntu
nujya umuvuga nabi, kuko n'ubigerageje wese ntagubwa neza. Byashoboka ko wamurusha amashuri, ushobora kumurusha n'uburanga, wamurusha amafaranga rwose menshi, ushobora kumurusha n'imiryango ikomeye, wamurusha kubyara abana benshi, ariko numubona ujye umwubaha. Aratubwira ati reka reka, ni muri Yesaya tugenda tuvuga kwa kundi ko nta dini ribura ikigoryi. Iminsi y'ubukwe iragera tubaza umukobwa, ariko mana mujye mwitonda ku bakobwa bashaka kwirongorerwa. Tutise muko uremera kurongorwa na Yesaya 50:7? Ndabyemera, si Imana se? Turarebana nyine tugasa nk'abari kubanyega, namwe murabyumva. Tutise kambabaza, ubundi uyu umuntu mwava maravuga ngo mujye mubareka ngo n'ubundi ngo umuntu ngo baziranye n'undi, ngibisa birasabirana, twumva nibyo. Noneho hari umukecuru yari yaraduhaye ahantu tubikamo ibyuma n'ibiki, n'igitanda cy'umuzamu cya Manuel, kuko yabaga aho ngaho. Tukagira ngo wenda azamuha inzu, basohora invitation. Urumva biduca muri humye, invitation irasohoka, naho ubukwe buzabera barahavuga. Ubundi reka mbabwize ukuri, nushyira imibare ku muntu Imana ifiteho isezerano, ifiteho umugambi, imibare yawe izapfa ubusa. Imana izamurengera uhagaze ureba n'amaso yawe. Fa kuba ari Imana wiringiye, komeza uyiringiye. Ifite ukuntu izabaca muri humye, basinye ibintu batazi, bemera ibintu batazi, kandi batazagaruka inyuma ngo babirwanye. Umugambi w'Imana. Arangije invitation zirasohoka. Ubwo n'iki Imana yari idukoze, hari yagiye gusigara turwanira ishyaka itorero ryacu, atari Manuel. Umunsi wo kujya gusaba no gukwa uragera, kumbe Manuel ntagira igitanda, ntagira intebe, ntagira ikintu, ntafite Nyagasani. Noneho umukecuru aramubwira ati jye nta kibazo, inzu yayifata, ariko ntazambaza ibyo arya, kuko n'undi nijya bamugaburira agasinzamugaburana n'umugore we. Noneho hari ukuntu mu bukwe bavuga ngo abantu bambaye imikenyero n'amakoti ngo nibasohoke hanze dukora akanama. Nyine dusohora abantu, baraza ngo dukore inama, bagiye gusaba no gukwa. Umugeni ntibari bumubahe, nta envelope 50 bafite, kandi ubwo abantu biyemeye aho ngaho ntituri bumutererane, kuko ni urinda ibintu azabyiba. Kambabwira ikintu cyabaye, kajya kubona nka umuntu umwe ari kuvuga, abantu binjije harya bagiye bava hehe. Ngiye kubona mbona bamwe batangiye gukora mu mufuka, abandi bamanuka ku cyuma ihuye, baragenda bakajya bashyiramo bagakuramo amafaranga. Siri plus twabonye 200 yo gushyira muri envelope gusaba no gukwa. Tugura amafanta byane byose bijya gusaba no gukwa, bajya kugura intebe zo muri saro, bagura igitanda, bagura matera, bagura ibikoresho byose, barabahahira, bajyana muri yanzu. Manuel yicare muri Yesaya 50:7. Noneho umuntu wese akabikora arimo yijujuta, arabikora. Umva nkubwire, bazijujuta babikore, fa kuba biri mu mugambi w'Imana, ibindi ntibikure. Barijujuta, ariko nanjye kuko nza ahantu nigeze kuba, nkajya mbikemanga, nkabona biri kuba, nkavuga nti nyamara kanicecekere. Buryo uri umuyobozi ureba ibintu byose ukabirebera icyarimo ugaceceka. Ubukwe rero buraba, bakajya bose bamureba gutya, bakoma amashyi tukisekeshwa, ariko tubabaye ko yadusebeje. Ubwo twari turi kurwana ishyaka ry'idini. Wowe ubundi harana Imana igiye kugushyira gusa utari ukwiriye kuba, ube mu bantu utari ukwiriye kubamo, umenyane n'abantu batajya bamenyana n'abantu bameze nkawe. Ibyo byonyine bizatuma ubaho nk'uko bariho kuri liste, nawe uzajya uzaho. Kubera iki? Imana yabibye umukono, birangira ugiye mu bintu byabo. Haleluya, oh haleluya. Wowe
utekereza ibintu bikomeye gusa, urota ibikomeye, wemera ubizire, bukwitirwa amabuye ugire gute. Si ibyawe, Imana ifite uburyo izabinyuzamo. Manuel, ubukwe buraba na keke twarayiguze, zimwe ziba zikoze zo muri alimentation, turazigerekeranya. Urumva, dushaka n'amafanta. Icyo gihe twatanze n'amasambusa n'amandazi kugira ngo idini ryacu ritaye ridase. Nkunda Yesu. Yesu niwe wenyine uzatuma ibintu byawe bikunda, kandi afite imibare itandukanye. Iyo mibare yawe ufite izakwica, iyi mitsi izaturika. Wowe mwemerere gusa, azakwereka ko ashoboye byose. Ubukwe burangiye, nyuma y'icyumweru ngo turavuga ngo tugiye gukora inama, tumutenge, tumutuke, tugire gute. Turamuhamagaye, tumwiceje muri komite nyobozi, n'aba bantu bose batanze amafaranga ngo bagiye kumutuka. Turavuga, turinigura, baramutuka abantu nkamwe, vuwayu baramututse, bagize gute. Manuel araceceka. Ubundi yuzi ko ibintu urimo ubizi neza ko byavuye ku Mana, nubwo bagucira amacandwe wigira gutya, kuko ntabwo amacandwe ntabwo ufitanye gahunda n'amacandwe, ufitanye gahunda n'ikimana yavuze. Cyaba kibanjirizwa n'amacandwe, ihanagure. Igikuru nuko igitondo kimwe uzaba mu gitaramo cy'abashima Imana. Arangije gahose niyisobanure vuba. Ubundi se baravuga iki? Avuga make. Nababwiye ngo ujye umenya icyiciro urimo. Umuntu wese utiyizi burya yangiza ibintu. Ijambo ravuga ngo umukene avuga yihonga. Manuel atangira kwihonga. Ubwo ngo kubera kuzizakanyarira banguka ngo utabare Samatare, kuko Imana yakubwiye kuzaba umuntu ukomeye, aka kanya utangiye kwihenura ku bantu ngo wavuganye n'Imana. Wacishije make. Manuel atangira murakoze cyane, ibintu muvuze byose nabyumvise, ariko murampora ubusa. None se ikintu naba narabeshyeho ni ikihe? Nababwiye ko ibintu byose biri muri Yesaya 50:7 haranditse ngo kuko umwami Imana izantabara. None se yaranabaye cyangwa ntabwo yantabaye? Twese turarebana dusanga koko yaramutabaye. Komera Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Kuko yabyizeye niko byamugendekeye. Dusanga koko yaramutabaye. Turarebana tukarebana, ibyo mujye kwizera kwanyu ko bisazi. Umwacaha undacaha, inama turayisoza, dusigara twarabihinduye igiparu. Arabyitirirwa. Umva, Giye mpava rwose yaramaze ku muntu muzima, umustari, abantu bose bakunda bagatisha Manuel. None hose kandi bibitse muri kangahe? Nuko barasigaye bamubwira. Sibyo yemwe? Umuntu wese ufite amakuru ntabwo akangwa nayo Satani azanye. Uyu mugore yarazi imbaraga ziri mu mucamanza. Uyu mugore yarazi neza ko ari we wenyine ufite ijambo rya nyuma ku kibazo afite. Uyu mugore yarazi neza ko nta handi yazindukira. Uyu mugore yarazi neza ko nta wundi wamwumva. Arangije aravuga atumva, abatumvishe singewe. Ngo aragenda ajyayo bwa mbere, ahageze arakomanga, bati se none ariko atandukanye n'abandi, kuko abandi bazi ko hano tutakirengera abantu. Ati ni ibiki? Ndi umupfakazi, ndagira ngo ndengere ku mwanzi wanjye. Aramubwira ati mwasomye itangazo? Nubwo wazi ugiye kubyara nta mbabazi wantera. Sinyubaha Imana, sinyita ku bantu. Pfakazi ngo arahaguruka, arongera aragenda. Amaze kugerayo aravuga ati nubwo ampakaniye, yewe ntabwo nemeranya n'amagambo ambwiye. Ndemeranya nuko afite ububasha n'ubushobozi. Ndemeranya nuko ari we wenyine ushobora gusinya umwanzi wanjye yarangiza agacogorera imbere yanjye. Arongera nejo asubirayo, wo kubigisha ko bakuriye gusenga iteka. Ntibagire gute? Sawa. Ngo arongera asubirayo. Umugore baramugatiko. Hantu igisubizo ko kihari buri munsi, ko bidashoboka, ko bidakunda, uje kuhakora iki? Reka mbabwize ukuri, nushaka gukora ibintu bikomeye ntuzite ku mubare wa benshi babikoze bikanga. Uzatangire
utangire kurema ibindi bintu bishya muri wowe. Hari handitse ngo sinubaha Imana, atangira gukuraho inyuguti, akajya asoma ngo nubaha Imana nita ku bantu, si ayivanaho. Uyu mugoroba hari inyuguti tugiye gukura mu bintu. Murabyumva neza? Ntibishoboka, ntibyakunda, ntibyakwemera, ntuzagerayo. Umva, wature kuzagerayo uvuge ko bishoboka. Ibintu byose bihakana nawe ubihakanire, urebe ibyo abandi batareba, wumve ibyo batumvishe. Iyo usenga ufite ibintu wizeye, uzi ko Imana ibishoboye, urizera kugeza ku munsi isengesho usenga rizabomora rikagukorera ibyo abandi batakorewe. Haleluya. Bibiliya yambwiye ngo amara iminsi atemera. Siko handitse? Siko handitse? Siko handitse? Umva nkubwire, genda usenge, wongere usenge, ukomeze usenge, ube mu masengesho kugeza igihe ahatari inzira hazaba inzira, kugeza igihe Imana izagukurira ku gitebe ikagushyira ku ntebe, kugeza igihe Imana izagukura amazina ikakwita izina. Genda usenge. Umva, bwirira umuntu mwegeranye ngo genda usenge, mubwire ngo ukomeze usenge, mubwire ngo wongere usenge. Genda usenge, wongere usenge. Tandukanye gusenga kwawe kuko ariho nzagukiriza, zatanga ingabo nyinshi zipfe kubwawe. Ijambo ryambwiye ngo bakamuhakanira akajyayo. Gusenga gufite kwihangana, gusenga gufite kubaha, gusenga gufite kwizera. Amasengesho agwiriye, Mana banza ukora n'ibyo wavuze, nta bindi ngikeneye. Va mu nzira, bazi gusenga bafite kubaha Imana basenge. Mana ubundi ubu ni wowe, cyangwa va mu nzira, toka abazi ko Imana idahindurwa n'ibihe bakomeze basenge. Gusenga gufite kubaha Imana, ugapfuka mvuga uti Witeka we ndabizi nubwo bitaraba mu muryango wanjye, ariko mu Bisiraheli byabayeyo, amazi acikamo kabiri bareba, nanjye iki kibazo cyacikamo kabiri. Mubasha n'ubushobozi ufite, naherewe mu izina rya Yesu, ibi bintu byakemuka kandi byaba. Umva nkubwire, kuba Imana itaragusubije mu myaka 10 ishize ntabwo bisobanuye ko itagusubiza mu minota 10 imbere ahangaha. Ibitarabaye ejo byaba n'ejo bundi. Ntureke gusenga, ntuve mu masengesho, ntureke isengesho. Imana yo mu ijuru yambwiye ko nza kubakonekita n'umwuka w'amasengesho, mukaba inshuti z'amasengesho, mugacudika n'isengesho. Isengesho rirabomora. Bibiliya imbwira ngo iki? Irambwira ngo amara iminsi atemera, ngo ariko ahageze ngo akajya areba umugore akavuga ati uyu mugore ni gatiki. Umugore mbwira hoya ntiyumve, umugore mbwira nabi ntiyumve. Uyu mugore uko presence y'umugore ikomeza kuza, umugabo agenda acika intege zimuhakanira. Hariho imbaraga za presence y'umuntu igihe cyose ari imbere y'Imana adacogora. Musenga ubudasiba. Abacira umugani wo kubigisha kuba kuriye gusenga iteka ntibarambirwe. Aravuga ngo nubwo ntubaha Imana sinite no kuba de nosti ene deba palawa de gansereba. Nubwo nasinye ko ntazongera kurengera abantu, nubwo nasinye ngasinya nkavuga ko bibi bitaba, ariko mbonye umugore utumye ngiye gusinyura ibyo nasinye. Mbonye umugore utumye nsubiranye ubumuntu bwo gukunda abantu. Mbonye umugore umpinyuje. Mbonye umugore mbwira aho yakatura yego. Mbonye umugore mbwira nabi ntamve mu maso. Mbonye umugore unyereka ko ari njye ufite ububasha n'ubushobozi. Mbonye umugore unyiringiye. Mbonye umugore utandukanye n'abandi bagore muri uyu mudugudu. Mbonye umugore utandukanye n'abandi bangezeho. Mbonye umugore udahakanirwa. Mbonye umugore umicyubahiro. Mbonye umugore utarantutse, utarampakanye. Mbonye umugore aravuga ati reka murengere kugira ngo adahoraza iminsi yose.
nabibonye ko nta cyamubuza kuza iminsi yose, reka murengere. Nabibonye ko nta cyamubuza kunyubaha, nta cyamubuza kunkunda, nabibonye reka murengere. Ngo adahoraza iminsi yose akandushya, niki yaramuruhijeho? Presence ifite kubaha, ifite guseka, ifite kuvuga ngo ni wowe ubishoboye, ifite kuvuga ngo nta wundi wasinya hatari wowe. Iyo ya buri munsi iramwica umucamanza, biramwica biramurenga. Reka nkubwire isengesho rizabomagura ibyo so yapfuye atabomoye. Isengesho rizakugezaho bene wanyu batagera, ibintu ubwoko bw'iwanyu butageraho uzabigeraho unabigabira abandi. Ibintu abagore badatunga uzabitunga. Isengesho rizakubakaho amateka. Isengesho rifite kwizera, rifite kumva, rifite kwihangana, rifite gutegereza, rifite kutarambirwa, rizaguhindura umuntu udasanzwe. Iri sengesho rizatuma wakwimya amazi akwingingira amata n'amavuta yayo. Iri sengesho rizatuma wakwanza arara kurota. Iri sengesho rizatuma wemerwa mu bwoko no mu bihugu bitari iby'iwanyu. Iri sengesho konistane baregaye. Bwira abantu babiri ngo ngiye gusenga. Nukuri vuga ngo ngiye, bambwirire, babwira uti nukuri ngiye gusenga. Sengesho, sengesho. Gitondo kimwe narabyutse mbona ndi ruvumwa, mbona ntawe unyemera, mbona ubwoko bw'iwacu narabutukishije. Mama rwara umutima kubera jyewe ndakenanye nana amashuri, ibintu byose biranga. Ndangije nyoboka isengesho, ndagenda mfukama imbere y'Uwiteka. Mungu Baba, kwako minalia, sina mwingine tena awezaye kunisaidia. Jimbere y'Imana ndasenga, mwaka wa mbere ndasenga bantera amabuye, ndasenga banuka, ndasenga nitwa amazina, ndasenga nkabwirirwa nkaburara. Mwana akambwira ngo mama ndaryama natariye, akambwira ati munda ntakirimo. Umwana nahaye masedwane, nahaye amata, akagera ku rwego mugurira supadipu ya 50. Cyongereza nticyabikemuye, amashuri ntiyabikemuye, nta muntu wabikemuye. Nayobotse inzira y'amasengesho, njye imbere y'Uwiteka ndamuganyira. Mu mubabaro wanjye natakiye Uwiteka. Gabanya kuba mu bantu no kwirirwa ubwira abantu hindura, ngwino ngwino. Data arabishoboye. Birashoboka ko umwaka umwe atabikora, uwa kabiri ntabikore, ariko igihe cyose ntabwo Imana izaguhakanira. Yesu yarababwiye ngo ntimwumvishe iby'umucamanza ukiranirwa, yavuze agakora. Ngo ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo, zitakira ku manywa na nijoro. Arababaza ngo mbese yazirangarana? Ndababwira ko azazirengera vuba, vuba utaraseba, vuba utarangara, vuba utarahomba, vuba utaraterezwa cyamunara, vuba utarasenya urugo, vuba vuba vuba. Imana izagutabara vuba. Isengesho rikora icyo bita intervention rapide. Isengesho rizatuma ubirenga, rizagushyiraho ibitarabagaho, rizakuremera ibidahari. Haguruka haguruka haguruka. Imana igusubize gusenga. Gusenga bikingura inzugi zigakinguka. Gusenga wongera usenge. Ndashaka gusenga, ngasengana nawe muri iri teraniro. Imana igukureho umwuka wo kurambirwa. Kimwe mu bintu bituma isengesho nta mumaro nuko dusenga tukarambirwa, ariko Imana ikuvaneho umwuka wo kurambirwa.
zamura ibiganza wakira imbaraga zo gusenga, kira imbaraga zo gusenga. Gihe cyose Imana ikorera mu ijambo yazanye, Imana ntabwo ijya kure y'ijambo ryayo. Imana ntabwo igiye kure y'ijambo ryayo. Akira gusenga nk'umwambaro, akira gusenga nk'inshuti, akira gusenga nk'umurage. Ntuzave mu gusenga, ntuzareke gusenga. Nusenga uzakomera. Gusenga Imana izaguha discipline, izakubwira ngo rya gutya wambare gutya, izakubwira ngo bikore gutya ubireke. Uzasenga Imana ikumenera amabanga, uzasenga utungurane, uzasenga urenge byinshi na benshi, uzasenga bagutegeye iburyo Imana ikubwire ngo ci ibumoso, uzasenga bagutegeye mu majyaruguru Imana ikubwire ngo nyura mu majyepfo, uzasenga bagutegeye mu ikanzu y'umweru Imana ikubwire ngo ambara umutuku, uzasenga Imana igera utagera, izagukorera ibyo utakora, izazana ibyo utazana, izaguhuza n'ibyo utahura nabyo. Isengesho, isengesho, oh isengesho. Umuntu wese muri riteraniro ibihe byo gusenga byari byaragiye, subirana gusenga kwawe, subirana amasengesho. Umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi, ariko niba dukurikiye inzira y'amasengesho kandi nitwibagirwa yuko aho tujya hose gusenga kwacu kugera ku Mana Data. La la sedele konitaregaye gusenga, gusenga, gusenga. Ndimo ndabona marayika ari kugenda asukira umuntu wese amazi muri riteraniro. Bantu basubiranye ibihe byo gusenga. Iyo umuntu asenga hari ibyo akora, hari n'ibyo adakora. Iyo umuntu asenga Imana imuha amabanga. Viziyo yawe uyishyire mu masengesho, mugore wawe mushyire mu masengesho, mugabo wawe mushyire mu isengesho, bana bawe bashyire mu isengesho. Uwo muntu wakunanije ku kazi mushyire mu isengesho. Abo bantu birirwa bagusebye bashyire mu masengesho. Izo ntambara ufite shyira mu isengesho. Ibibazo byose ufite jya imbere y'Imana ubishyire mu isengesho. Isengesho rizakuyobora. Isengesho Imana izakubwira ngo korera hariya, izakubwira ngo bahariya hariya hihorere. Gusenga tuhakura discipline, tukamenerwa amabanga. Gusenga bituma twiyunga n'Imana, tukagira na self communication. Gusenga, gusenga, ntuve mu gusenga. Subirana ibihe byawe byo gusenga, wongere wakire gusenga. Imana iguhe gusenga nk'inshuti. Ibintu byose byarangira, ariko gusenga ntibizarangire muri wowe. Gusenga bigumana ubisubirane. Magambo ntakubuze gusenga, agahinda nikakubuze gusenga, ubukene ntibukubuze gusenga, situation iriho mbi ntikubuze gusenga. Igusenga, intambara zikohereze gusenga. Reka ubukire bwawe butume usenga, uko uzamuka usenge. Nta rwego na rumwe uzabaho rutazakenera gusenga. Bibiliya itwereka ko Yesu yatangiye ministeri ye asenga, ayisoza asenga, no ku musaraba yarasenze. Ugomba gusenga, ugakomeza ugasenga, ugasenga ukennye, ugasenga ukize, ugasenga usaba, ugasenga ushima. Ariko gusenga ntibikuveho. Nukuri korari irimo abasenga, abaririmbyi basenga barakomeza bakaririmba, abavuga butumwa basenga barakomeza bakavuga ubutumwa. Nukomeza gusenga ibintu urimo nubishyiramo isengesho, ntabwo bizapfa vuba, nta kizabibangamira. Subirana gusenga kwawe, ibihe byawe byo gusenga, yaba ibya saa 9, yaba iby'iminsi 3, yaba iby'ibiri. Le nostari guide. Subirana isengesho ryawe, Imana igusubiza amasengesho yawe. Ijambo ry'Imana rigendane no gusenga. Reka uba umugore usenga, umukobwa usenga, umusore usenga. Reka gusenga tukwambare nk'umwambaro. Abacira umugani wo kubisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Musenga ubudasiba. Ndabizi hari ibyo utarabona, ariko komeza usenge. Ndabizi byagenze kwa kundi, ariko komeza usenge. Imana nizaguhana, nizagukoza isoni. Yesu agaragaje neza ko isengesho rikurura ibintu rikabikora vuba. Agaragaje neza ko izazirengera vuba. Abasenga ku manywa na nijoro, senga. Yoboka amavi, ibintu byose bitarakoreka wowe senga. Isengesho rizareme bitariho bibeho. Isengesho rizagwira n'ibyo utari wemerewe. Isengesho rizahangara
akira umwuka wo gusenga, usubire amasengesho, usenga Imana, usabire mu izina rya Yesu Kristo, kandi usenge nk'uko umwuka ashaka. Mwuka wera twahawe nk'umufasha, nagufashe gusenga byuzuye. Urakoze Mana kudusubije impano yacu yo gusenga. Ndifuza kubona abantu mu iteraniro twese turi gusenga. Senga uyu mwanya, ikintu cyose ubwira Imana kiri kwandikwa. Senga nawe uzagusengera. Senga uhawe uburenganzira bwo gusenga, kandi tugihagaze muri aya mavuta. Nzamuye ikiganza nk'umushumba Imana yatoranije, ikangabira umurimo wayo, ikambwira ko ntacyo nzasabira abantu ngo ikibime. Ikintu cyose uvugira muri iri sengesho Imana igikore, kandi igikore vuba. Namenye ko izazirengera vuba. Ikintu cyose uvuga Imana ikigukorere vuba mu izina rya Yesu. Ngicyo kintu uri gusaba Imana ikiguhe vuba. Roko sekere bariarebo tanda stite bango nefo pala ya sidewa enekoria deba itala koti mandasi karidera dovina kutaya sidera. Senga ganira n'Imana, yibwira ibyo udashaka, ni papira kumva, yibwira ibyo uhaze, yibwira ibigutsinda, yibwira uti hari ubuzima ndambiwe, ubuzima bwuzuye kubeshya, ubuzima bwuzuye ubujura, ndambiye kuba. Imana ihaye ubuzima bwawe kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Muri mwe hari abantu Imana izakorera ibintu abantu babyibazeho, kuko izajya ikora ibintu bimeze nk'ibya wa mugabo wasinyuye ibyo yari yarasinye. Imana izabakorera ibintu ariko izabyirengera. Hari abazakurwanya bazanye n'ibyanditswe, ariko kuko Yesu ari we uyoboye amategeko, ashobora no gushyiraho irindi tegeko ritari rizwi ku bwawe. Bazakurwanya ariko ntibazagushobora. Imana igiye kuguha ibintu utari wemerewe. Mwitonde ku kintu Imana ivuga. Imana iguhaye ibintu utari wemerewe, ariko izabyirengera. Imana igukoreye ikintu nk'icyo Yesu yakoze ku isabato, akiza umurwayi, kikamushyira mu rubanza ngo ninde wagukijije. Ko badakiza umuntu ku isabato, Yesu araza bagiye kumukubita amabuye, arababwira ati, ahagaze umugabo aravuga ati nguyu wabikoze. Imana igiye kugukorera ibintu ku buryo uzajya bakora inama bavuga ngo ntibyemewe, ariko Yesu wenyine azajya ahagarara, bigaragare ko ari we wabikoze. Urukundo rwe rugiye kurenga imbibi n'imipaka, rugiye guhagarara hejuru y'amategeko kubwo gusenga kwawe. Komera Imana amashyi menshi cyane. Niba wumva uvuganye n'Imana, ukaba wumva uvuganye n'Imana, tera haleluya, yishimire.